Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inama twagakwiye kuba twaragiriwe n'ababyeyi bacu baba papa cyangwa se baba mama, ariko nabo bikaba bishoboka kuba bataragize amahirwe yo kugirirwa izo nama mu buzima bwabo, ndetse n'abababanjirije nabo ntabyo bari bazi. Ese izo nama ni izihe zadufasha kuba twakinjira mu wundi mwaka, cyane ko mubona n'uno mwaka wa 2025 urimo uragera ku musozo. Muri make ukinjira mu mwaka wa 2026 umeze neza, haba mu mitekerereze ndetse no mu bukungu n'uburyo bw'ubushobozi n'icyubahiro. Ndagira wumve neza nshuti yanjye, waba ufite imyaka 15 cyangwa se 55, imyaka iyo ariyo yose waba ufite, isi ishobora kukubera mbi cyane. Hari ibintu papa wawe cyangwa se mama wawe batigeze bakubwira, bidatewe nuko nabo batashaka kubimenya, ahubwo ari ukubera ko nabo batari babizi. Reka nkubwize ukuri rero nshuti yanjye, nimba uri umugabo ukaba wumva ko waravutse ari nta gaciro ufite, isi nayo ubwayo izakomeza ikwereke ko ari nta gaciro ufite, cyane ko muri buri mugabo aba yifuza kubaho yubashywe ndetse akaba akoresha ubushobozi yiyumvamo nk'umugabo. Gusa biragoye bro, ariko reka nkwereke ibintu ukwiye kumenya. Nta na rimwe uzigera uhura n'abantu ubabwira uti mukwiye kunyubaha. Nta muntu usaba ngo bamwubahe ngo bikunde, si uko bikora. Ndetse n'ubugoryi kugenda ubwira abantu ngo bakubahe. Nta muntu ugomba kubwira ngo akubahe, ahubwo wowe ugomba guhatiriza abantu kukubaha. Ubahatiriza gute rero? Ibyo ngibyo wabikora gute? Guhatiriza abantu bakubahe ntabwo ari abantu uhatiriza gusa kukubaha, ahubwo bihatiriza n'isi muri rusange kugira ngo ikubahe. Ukaba wa muntu abantu bose bakwiye kubona ko ukwiye kubahwa, nta n'umuntu n'umwe wabihakana, bitewe n'uburyo ubayeho, uburyo ukora ibintu byawe. Mbese abantu bakaba babona ntaho bahera bataguhereza icyubahiro ukwiriye, bitabaye ngombwa kugenda ubibasaba, ubinginga, ubatakambira, ubasaba yuko bakubaha, ahubwo bakakubaha bitabaye ngombwa yuko ubibasaba, bitewe n'imyitwarire yawe ndetse n'uburyo ki ukoramo ibintu byawe. Ibyo byonyine akaba ari byo bintu bituma bakubaha bo ubwabo. Ese ni ukubera iki abantu bubaha inyanja cyangwa se bubaha ibiyaga? Nta muntu n'umwe inyanja yigeze saba ngo unyubahe cyangwa se untinye. Oya, inyanja abantu bahatirijwe kuyubaha, kuko inyanja ifite imbaraga kandi nta yandi mahitamo dufite. Nta muntu wagenda kuri beach yinjire mu nyanja maze akomeza agende atayeretse icyubahiro. Niyo mpamvu akenshi hari abantu uzabona bagiye kujya mu nyanja bazabasaba ko wakambara life jacket cyangwa se ariya makote bogana mu nyanja. Uramutse winjiye mu nyanja uhubutse, inyanja ihita ikwereka yuko wagakwiye kubanza kuyubaha. Si ibyo gusa, kuko n'ubwato bukomeye ku isi nabwo bwubaha inyanja. Sinzi nimba mujya mubibona, bene buriya bwato bunini nabwo baba bufite ubundi butoya, ku buryo haramutse habaho ikibazo bwa bundi bunini bukarohama, bwa bundi butoya bugahita buba nka backup yo kuza kwifashisha kuba batabara abantu bari muri bwa bundi bunini. Nawe rero nshuti yanjye ugomba kuba imbaraga, ku buryo ubwawe wihatiriza ukavuga ati ngomba kuba nkomeye kuri buri kintu cyose nyuramo cyangwa se nkora mu buzima bwawe. Yaba ku kazi ukaba ugaragara nk'umuntu ukomeye, yaba mu rugo ukaba ugaragara nk'umuntu ukomeye, mbese buri hantu hose, yaba mu byo ukora, buri muntu wese akumva ko akwiye kukubaha, ndetse iteka ukarinda ijambo ryawe. Iyo uri umuntu urinda ijambo ryawe, abantu benshi barakubaha. Ikindi kandi nanone nawe ugaca bugufi, ukabasha kubaha abandi bantu nk'uko ushaka ko bakubaha, nawe ukibuka guca bugufi nawe ukabubaha, kuko iteka burya dufite ibindi byinshi twakigira no ku bandi bantu, kuko burya nta muntu umenya byose. Burya uzamenya ko uburezi bwa nyabwo utangira kububona ari uko urangije amashuri yose na za kaminuza zirimo, nibwo uba utangiye kuza ku isi neza ngo uhabwe uburezi bwa nyabwo. Hahandi baba bavuga neza ko buri wese ari umunyeshuri ndetse akanibera n'umurezi. Gusa ikibabaje, abantu benshi bumva ko iyo barangije za kaminuza bagaraduwetinze, bumva ko babaye abagabo, maze ibyo ngibyo bigatuma badakura. Si abo ngabo gusa, ahubwo ndavuga na babandi baba basoje za segondere, basoje senior 6. Ntabwo kurangiza amashuri bivuze ko urangije urugendo ufite ku isi, ahubwo uba ugiye gutangira urugendo rwa nyarwo ruzatuma abantu bose bagufata nk'intwari cyangwa se nk'ikigwari, bitewe n'uburyo ki uzaba warwitwayemo. Menya ko kurangiza kwiga bidasobanuye yuko ibintu byose uba wabigezeho. Ntugatume uburezi bubangamira ibyo wize ku ishuri. Buri ibyo wize ku ishuri ntabwo bigomba kubangamira uburezi usanga hano hanze, ahubwo byose ugomba kubyungikanya ukabifatanya. Reka noneho hano ngaruke ku nshuti zanjye z'urubyiruko turi mu kigero kimwe, cyane cyane abasore bato bari kumva kino kiganiro. Ugomba gutangira kwiga guhangana n'ibintu bikugora kugira ubashe gukura mu mutwe. Hari igihe kigera mu buzima ukumva ko ugomba gukura abakobwa mu buzima bwawe nk'ikintu cya mbere kibanze cyangwa se cy'ingenzi cyihutirwa, ahubwo ugatangira kwitaho wowe ubwawe. Abakobwa uzaba bajyamo nyuma umaze kuba umuntu w'umugabo ufite amafaranga kandi ufite icyerekezo ndetse uri umugabo uhamye.
icyo gihe numara kuba umugabo wa nyawe ufite akazi keza ndetse ufite n'amafaranga yawe, mbese muri make ufite ikintu wagezeho mu buzima, bizagufasha guhitamo neza umukobwa wumva wifuza ushaka kuba wagira umugore, kuko nicyo gihe cyiza cyo kuba wahitamo umukobwa wese wumva wifuza. Kandi muri icyo gihe uba urimo nta mukobwa n'umwe ushobora kuba waguhakanira ngo kwange, kuko ababona yuko uri umusore uri stable. Rero nshuti yanjye, tangira ubanza uteze imbere ubuzima bwawe. Yego hari abantu benshi bazifuza kuguhagarika nutangira gufata ibyo byemezo. Bashobora kuba ari inshuti zawe, famiye yawe, bagatangira guseka indoto zawe uvuga ati nzakora ibi, uko bose bifuza kuguma hasi, cyane cyane babandi musangiye ingeso mbi. Nubabwira ati ugiye gukora bino, mbese ukabereka yuko uri gushaka kuba wava muri za ngeso mbi bakujyanamo, niyo bazatangira kuguca intege bakubwira yuko ibyo ngibyo ushaka kuba wajyamo ntacyo bizigera bikumarira mu buzima bwawe, kuko baba bifuza yuko ukomeza kumarana igihe muri kumwe nabo, mukomeza mukora bwa bugoryi muri mu dutwiko tutinjiza. Rero utangiye gushaka guteza imbere ubuzima bwawe, hari abantu bibangamira, hari n'abantu bitera ubwoba. Abenshi bakubangamira kugira ngo indoto zawe utazigeraho, hari igihe baba batabishaka nabo ubwabo cyangwa se batanabizi, ari ukuguca intege gusa mu gihe bumva ko bo batabishobora ko nawe utabishobora. Akenshi ubushuti bwinshi mwarubyiruko mwe cyangwa se mwa nshuti zanjye mwese mwe, akenshi usanga ari za nshuti mwirwa mukina na za video games, musangira ibiyobyabwenge, mbese mufite imico mibi muhuriyeho, ukumva ko ari izo nshuti. Ibyo rero kugira ubihagarike, ugomba kubayoba ukabacikaho. Ahari ushobora kumva ko udafite imbaraga zo kuba watanga igitambo. Rero menya ko hari igihe izo nshuti uzitangamo igitambo ukavuga ati njyewe ndabaretse. Icyo gihe ni igitambo ubutanze kugira ngo nawe ubuzima bwawe ubashe kugira icyo wigezaho. Mbere na mbere ubwo uba ugiye kwikunda nawe ukishimira ubuzima bwo kubaho uri wenyine, aho kugira ukomeze ubana na ba bantu bagusubiza inyuma, kuko buriya ni utigomwa ibintu bikurangaza cyangwa se izo nshuti zigusubiza inyuma, hari ikindi gitambo uzigomwa, indoto zawe cyangwa se ibyo wakagezeho nibyo bizaba igitambo mu gihe utemeye kwirengagiza ibikunezeza by'aka kanya bigusubiza inyuma bikakugira imbwa. Indoto zawe utangiye kuzitera umugongo kubera ibyishimo by'akanya gato, uba uzicuza ubuzima bwawe bwose nyuma. Ukeneye abantu bakumva ukarikana n'izo nshuti zawe za kera ngo mwarakuranye mwarabanye, hari igihe kigera ukamenya ko bariya abantu bagusubizaga inyuma igihe cyose mumaranye nta kintu na kimwe bigeze bakugezaho. Ukeneye kumva ko ugomba guhura n'abandi bantu bashya bakumva, bagushyigikiye ndetse banashyigikiye n'indoto zawe. Tangira ushyira imbere abantu muhuriye ku ndangagaciro zimwe, cyangwa se babona ibintu nk'uko nawe ubibona, cyangwa se mufite intego zimwe. Apana babandi muhorana muri za vibes ngo twahatwitse twagize gute. Abo ngabo muri ako kanya ntabwo ari bukeneye. Ufite guhitamo ahahise hawe ukahasiga, ukamena nk'aho warangije kwiga ayo masomo muri izo nshuti zawe za kera zitari zifite icyo zikumariye mu buzima bwawe, cyangwa se ibyo bintu bindi byagusubizaga inyuma, maze ugatangira kureba ahazaza heza, ugatangira kwegera ba bantu bahuje indoto nawe. Hano ntabwo nkubwiye kureka ba bantu mwabaye inshuti cyangwa se ngo ubiceho burundu. Oya, wowe bakwepe utangire ukora ibintu byawe, ugane ku ndoto zawe z'ibyo wifuza kugeraho, maze uzajya ubavugisha gake gashoboka cyane. Yego ndabizi bazatangira kukwita umwiyemezi, bakubwire yuko wabiciyeho, ariko ibyo ngibyo uzabyima amatwi, ahubwo uzaharira umwanya wawe bya bindi biguteza imbere, kuko nawe ubwawe uba ufite kwirinda ndetse ukarinda n'indoto zawe. Ndetse izo nshuti zawe nizikomeza kugutera stress, nibiba ngombwa n'ahantu utuye uzahimuke. Nimba ubona kubacikaho cyangwa se kubareka bikugoye, hari igihe kigera hamwe buri kumva ko ugomba kuba uri wenyine, wenda ukirengagiza iryo rungu ryo kuvuga ngo ubayeho wenyine, kuko kubaho mu irungu ariko ubizi neza ko uri kwiteza imbere ntabwo ari ikintu kibi, kuko kubaho wenyine ukicwa n'iryo rungu by'igihe gito ni ibintu byiza cyane, kuko nabyo bituma nawe ubwawe ubasha kumenya uwo uriwe ndetse n'icyo ushaka muri buno buzima, ndetse n'ibyo ushaka muri buno buzima ukabasha kubishyira mu ngiro, ndetse byaba ngombwa ukabikora uri wenyine nta wundi muntu ukureba. Ntabwo ari ngombwa nimba utangiye gukora uri kwiteza imbere ngo ibyo ugezeho utangire kubipostinga ku masocial media. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo yoba izo nshuti zawe maze ujye ubavugisha gake gashoboka nk'uko nabibabwiye, maze ukora ibintu byawe gacece utiriwe upostinga ibyo wagezeho ku masocial media, kuko ntabwo ukeneye ko abantu batangira kugushima muri ako kanya. Ukeneye gukomeza gukora, niyo nta muntu wamenya ibyo uri gukora cyangwa se kuri kwiteza imbere. Komeza wige ku bintu byinshi, ukore siporo, wumve amakuru meza. Amakuru meza nshatse kuvuga hano ni ukumenya yuko buri kiganiro cyose twaporodinze hano kuri Lovetime-P icyo kiganiro wacyumvise, kuko hano niho honyine uzumva amakuru meza azagufasha kwiteza imbere. Naho mpamvu ugomba kuba wakora subscribe nimba ari ubwa mbere warugeze kuri Lovetime-P. Mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi, abasoje kuyikora bo barabizi neza, bazi n'ubumenyi bakora hano kuri Lovetime-P,
kuri YouTube channel y'abanyarwanda bose muri rusange, kuko bazi neza ko hano bahakura amakuru meza y'ingenzi kandi abafasha kuba bavamo abantu b'abagabo. Nawe rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Lovetime-P ntucikwe, kuko hano niho honyine wakura ubwo bumenyi kandi ku buntu. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, like, comment ndetse na share, ndetse n'akandi kantu nari nibagiwe, ukibuka kurangiza ikiganiro cyose maze ibintu bikagenda fresh. Ndabizi bigora benshi baba baramenyereye kureba ibiganiro birimo amatiku ndetse n'amakuru mabi, ariko iyo ugeze mu gihe cyo gushaka gutera imbere no gukura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, ni byinshi uzasanga bisa nkaho biri kugusubiza inyuma cyangwa se biri kugutura hasi. Gusa icyambere ugomba gukora ni ukwakira ko watsinzwe. Ese ni gute ugomba kwakira yuko watsinzwe? Abantu bagize icyo bageraho kuri ino si babashije kwakira yuko batsinzwe. Nshuti yanjye, igira kuri experience. Abagabo bose nzi bagize icyo bageraho nabagiye bemera yuko batsinzwe, ariko nanone bagahaguruka bagakomeza bagahangana. Ntukajye wumva ibintu byabaye cyangwa se bya bindi byabaye hahise, bya bindi udashobora kuba wahindura cyangwa se wakontrola, gusubiza inyuma ngo biguce intege. Biriya biba byarabaye, ahubwo wowe komeza ufokasinge kuri bya bintu ushobora kuba wahindura cyangwa se ushobora kuba wanakontrola, kuko ibyo ngibyo ni iby'ahazaza, ariko iby'ahahise biba byararangiye nyine, nta kintu uba ufite wabikoraho, kuko buriya hahise nta bushobozi na buke uba ufite bwo kuba wahahindura. Ariko ahazaza uba ugifite amahirwe menshi yo kuba wahagira heza kurushaho. Nimba hari n'amakosa wakozeho mu buzima bwawe, wikomeza kubaho muri ubwo buzima uyicuza. Reba imbere, ukomeze ureba ahazaza hawe, maze uzahagire heza kurusha hahandi watambutse. Kandi ntugatume ibintu byahise bikomeza kukwangiriza amahoro yo mu mutwe ndetse no mu mutima. Jya ugerageza ukore meditation ndetse ubigire n'umuco wawe, cyane cyane witoze kandi utangire no gusenga. Wibuke ko umugabo aba umugabo mwiza bitewe n'uwo afatiraho icyitegererezo. Nimba icyitegererezo cyawe ugifatira ku Mana, ukavuga ati Imana yanjye niyo mfatiraho icyitegererezo, ukayifatiraho ko ariyo mugenga wawe, uko byagenda kose uba uzagera ku ntsinzi mu kintu cyose waba uzakora mu buzima bwawe. Ubuzima kandi twese tububona bitandukanye. Ibyo ubona nk'ukuri undi muntu ashobora kubibona bitandukanye nuko wowe ubibona, kandi ibyo ngibyo ntabwo bisobanuye ko mwese mwibeshye. Ndetse ikintu cy'ukuri ku muntu biterwa n'ibyiyumviro bye ndetse n'uburyo ki abibonamo cyangwa se inyungu abifitemo. Ibyiyumviro byacu ndetse n'imyitwarire yacu nibyo bituma iyi si tuyigira uko dushaka. Ntukabe umuntu w'indashima, ahubwo buri munsi ujye wicara ubare imigisha nanone ufite. Wikomeza kubaho uri umuntu w'indashima, jya unyuzamo unashimire duke ufite, ko ibyo ngibyo ufite hari abandi benshi bifuza kuba nabo babigira mu buzima bwabo. Urabizi neza wowe ufite aho urara, ariko menye yuko hari n'abandi bari kurara ku mihanda babuze aho barara, bari kurara munsi y'ibiraro. Rero ujye wiga no gushima muri bya bindi ufite, umenye yuko hari abandi nabo bakeneye nk'ibyo ngibyo ufite ariko bo batabifite. Kuko nanone rimwe na rimwe utangiye kureba ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, nabyo bigusubiza inyuma, kuko icyo gihe nanone ubuzima bwawe butangira kukubihira. Uko intsinzi yose wageraho cyangwa se amafaranga yose wageraho muri buno buzima, uko ukomeza kugenda utera imbere mu buzima, niko uzagenda ubona ko inshuti zimwe na zimwe zigenda zigucikaho, cyangwa se nawe ugenda ubona ko utari ukeneye abantu benshi mu buzima bwawe, kuko abenshi burya ni n'abagusubiza inyuma, ahubwo ugasigarana n'abantu bake beza mu buzima bwawe kandi bagufasha, atari ukuvuga ngo bakeneye amafaranga cyangwa se mu bundi buryo bagufasha. Oya, ahubwo gusa ari ukuba muri kumwe babasha kukumva ndetse banakugira n'inama. Hari abantu bake baba bafite karite nziza cyangwa se abari abantu b'umwihariko uba ugomba guhitamo nk'inshuti nziza, ndetse nawe ubwawe ntumve ko ukeneye inshuti nziza gusa, ahubwo nawe ukaba uri wa muntu inshuti zawe zakishingikirizaho, nawe mbese ukazibera inshuti nziza. Ndetse izo nshuti zawe ufata nk'inshuti magara, ukaba witeguye kuzitabara aho zagira ibibazo, kuzirwanirira aho bikomeye, kabone n'iyo mwese mwajyana hasi. Mbese muri make ukaba umuntu abantu bose bakishingikirizaho, ndetse inshuti zawe ukazibwiza ukuri nk'umuryango wawe, cyane cyane kwa kuri kwa nyako, kwa kuri kuba kubabaje, kwa kuri abandi bantu batinya kuba bakubwira. Hari ukuntu uba ufite inshuti ariko kumva ko nuramuka uyibwije ukuri muri buze kwa mwashwana, ariko burya mu by'ukuri uko kuri niko kuba gukenewe kurusha uko wabwira umuntu ikinyoma uri kumuhumuriza. Akenshi ujye umenya ko imyanzuro ikomeza kugenda ufata buri munsi, ya myanzuro ugenda ufata buri munsi, ya mahitamo ugenda ufata buri munsi ko bwije nuko bukeye, niyo agenda kugira wowe wa nyawe. Ushobora kuba umuntu mubi cyangwa se umuntu mwiza bitewe n'imyanzuro ugenda ufata buri munsi, ariko nanone ya myanzuro ugenda ufata gahoro gahoro nizakugira wowe wa nyawe, wa wundi urenze, ku buryo uzagera ku rwego isi izajya ikubona nk'umugabo w'agaciro cyangwa se umugabo w'icyitegererezo bitewe n'imyanzuro ufata wowe ubwawe mu buzima bwawe.
numara kugera kuri urwo rwego isi gufata nk'umuntu w'icyitegererezo cyangwa se nk'umuntu w'umuhanga, buri mugore wese azifuza kubana nawe. Menya ko ari nta mugore n'umwe wakwanga, ndetse abandi bagabo nabo babandi wasize inyuma no baba bifuza kumera nkawe. Wowe genda ubanze ukore bino byose nakubwiye wumvise muri kino kiganiro. Nugera ku rwego rushimishije, abo bakobwa cyangwa se abo bagore bose mwirirwa mwirukankamo, ndavuga abasore, hari igihe kizagera abo bakobwa wirirwa wirukankaho buri mukobwa wese azaba ari kwifuza kuba ari kumwe nawe mu gihe runaka, cyangwa se yashakana nawe bitewe nuko ari kukubonamo umugabo muzima. Nicyo gihe uzabona ko noneho babakobwa wirirwaga wirukankaho rimwe na rimwe banagutesha umutwe cyangwa se banakwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe, bazatangira kugufata mu buryo butandukanye, nawe ubyibonere yuko bitandukanye n'uburyo kibagufatagamo. Ndetse muri icyo gihe iyo ubuzima bwawe wasoje kubushyira ku murongo, iyo usohokanye n'umukobwa cyangwa se watangiye gukundana n'umukobwa, biba bitandukanye na cyagihe wirirwaga mu bakobwa wirirwa ubirukankaho kandi nta n'ikintu wifitiye, uri umuntu w'imbwa uri aho gusa. Ariko icyo gihe biba biryoshye iyo uteretanye n'umukobwa cyangwa se wasohokanye n'umukobwa ufite akantu ku mufuka papa, ufite ikofi, biraryoha, ibintu biba bimeze neza kuko ubuzima nabwo buba bumeze neza. Aho rero niho ubuzima butangira kuryohera, umugore akaba yakuryohera nawe ukavuga ati ubuzima buraryoshye, cyangwa se sheri wawe akavuga ati ubuzima ni ubu ngubu. Icyo gihe noneho uba ufitemo n'amahitamo menshi cyane, aba ari cyo gihe cyiza cyo kuba wavuga ati noneho ubu ngubu nakundana nande, nakundana n'umukobwa umeze gute, cyangwa se ndamusohokana he, dukora iki. Mbese icyo gihe urumva uri ku rwego rushimishije, papa nta handi n'ayakabayike bikugora kuba wayamubonera papa. Iki gihe rero nicyo gihe cyiza cyo kwinezeza mu buzima bwawe. Naho ubu ngubu reka kwinezeza ntacyo urageraho, ariko icyo wakora cyose cyangwa se amafaranga yose wagira cyangwa se urwego urwo arirwo rwose wageraho, ntuzibagirwe indangagaciro zawe n'amahame yawe ugenderaho. Nubona umaze kugira amafaranga utangire uca abantu amazi, utangire wiyandarike, mbese utangire ujya muri za ngeso mbi zose, maze ugende ube wa muntu utiyubaha, wa muntu utakiri n'inyangamugayo. Ibyo ni bibi cyane. Uzakora ibyo ushoboye byose, ariko ntuzibagirwe ibyo wanyuzemo kugira ngo ugere kuri uru rwego uriho. Mbese muri make ntuzirare. Abantu benshi biraborohera kuko birashoboka yuko wazamuka ukagera ku rwego rwo hejuru, hahandi twita ku gasongero. Ariko nanone abantu benshi biroroha cyane ko iyo bamaze kugera ku rwego rwo hejuru burya bakongera bagasubira hasi bakagwa, kuko barirara cyane iyo bamaze kugera kuri rwa rwego rwo hejuru, maze bakirengagiza za nzira banyuzemo kugira babashe kuba bagera aho ngaho. Nshuti yanjye, nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro, uba ugomba guca bugufi ukigira ku bandi bantu, kandi ntuzigere urekeraho kwiga mu buzima. Wakigira ku bakubanjirije, wenda ayo makosa nabo akaba yarababayeho, wakigira nanone ku bandi babikoze neza. Byose uba ugomba gukomeza ukiga, cyane ko bavuga ko buriya umuntu wanyawe cyangwa se umuntu usanzwe yigira ku makosa yakoze, ariko nanone umugabo ufite ubwenge ntabwo yigira ku makosa yakoze, ahubwo yigira ku makosa abandi bakoze, maze akavuga ngo nimba bariya baraguye muri uriya mutego, njyewe ntabwo ngomba kugwamo. Kuko umunyabwenge yigira ku makosa y'abandi, ntabwo yigira ku makosa ye. Ntabwo wemere gukora ikosa iryo ari ryo ryose, kuko iteka ryose ugomba kuba uri maso, ukanuye, ufite ubwenge ndetse ufite n'amakenga. Nta mpamvu yo kuvuga ngo ikosa ribaho ngo nzigira ku makosa nakoze. No, ahubwo hora uri maso, wirinde icyitwa ikosa iryo ari ryo ryose, kuko ikosa rimwe ryonyine muri ino si rishobora kugusubiza hasi. Niyo waba uri kwinezeza mu buzima bwawe, ntukajye wemera ko ugwa mu mutego wo guhora uri mu byishimo. Winezeza maze usange nawe ubwawe waratwawe. Nimba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe nanone, cyangwa se ukaba wifuza kuba wamenya ibindi bintu byagufasha kuba wakiteza imbere, menya yuko wakoze subscribe kuri Lovetime-P. Sibyo nshuti yanjye, iyi channel ni y'Abanyarwanda kandi yahariwe Abanyarwanda, yanakiriyeho Abanyarwanda. Ahangaha niho honyine uzakura ibisubizo by'ibibazo wibaza mu buzima bwawe umunsi ku wundi. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye, nge mwabanaga nawe nitwa Pati. Tuzahore mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze ibarinde.